1, 2, 3. Hey Giants people, welcome to the channel. Ni Mwiza, ni Orbright, Yvonne. Rakasaneza. Dushaka gushimira bamwe abasubscribers bacu bose bamaze kuhagera. Tumaze kugira benshi. Bagaheba. Tumaze kugira 116. Mukwezi kumwe. Akazi kumwe nawe. Mumezi atatu. And nabo turabishimiye. Turabishimiye cyane. Mukomeze, mu commenting, mu sharing, mu subscribing, everything in between. Noneho tushagishimira umwe mu subscribers babaye, top of the list, bari on top of the list. Dufite umukobwa wacu Alliance Sauda. We see you. And tukagira Mama Tony, and of course Orbright dufite umuryango wa Kalisa na papa wa Kalisa. Ego dufite papa wa Kalisa ariko tukagira na famille ya Kalisa. And then turabishimira cyane. And then umukobwa uri muri comment ngabire ntugengo nawe nakwibagiwe nabuvuze bantabirenze ndabibwira ntasingiro nibagiwe double love. And then undi wanshaka gusharinga out n'umukobwa wacu, she does the same thing with you, Idaho. Yarimutse nta yagatembera Idaho. Ntuza ndi kuvuga ntuza Eme ntabwo it's okay. It doesn't matter where she lives. Anyways, yeah. Matter nuko mufite hano. Mufite ku mutima. And then there was something interesting muri video zaherutse gukora, zaherutse gusohoka muri channel iwe. Ndibuza kwishyira mu description below. Anyways, yavuze ku kintu kijyanye n'intuza na odere. N'abantu bagira odere, atari kuvuga ntabwo ari nziza but iri present yuhumeka ukayumva ukavuga ati uriya ni kanaka. And in a case wenda nta muntu byumvisha cyangwa anyways, noneho ndavuga ati uziko biriya bintu twabinyuzemo, uziko biriya nzi ibyo ari gushaka kuvuga, uziko I relate to something. Noneho nandi kugira ngo mbaze bano bakobwa batwicaranye aha ngaha, nibihe bintu byo mukora buri munsi bituma umuntu adakomentinga kuri ntuzi kuri senti ya papa yawe utavuga ati oratambutse oratambutse ibintu nk'ibyo sibyo. Icyambere ni ugukaraba. Let's say urabyutse mu gitondo kare, urabyutse what are you doing umunsi wawe umeze ati? Okay, iyo mbyutse mu gitondo ubundi tuzi ko ubuzima bwa hano tuba turi kugenda mu kazi. Abadakora nijoro bakora mu gitondo. Nkanjye nkora mu gitondo ndabyuka ngakaraba, nekinga shower, namara gukaraba nkisiga, hanyuma ugashyira akadiyodora kawe mu kwaha. Kubera ko ntabwo ubuze uri buhure nabo, ntabwo ubuzi bikora kubera uri buhure n'abantu. Ntabwo bikora kubera ko uri buhure n'abantu, ubikora kugira utanukira abantu. Nabwo utinukira kwanza. Ubundi bro mu kwaha haranuka haragira nawe ubwawe hakunukira ukumva urumva rero ukagira ngo ibyo ntibikira. Rero iyo ubyutse burya ukikarabira ukisiga utuvuta twawe ugashyira akadiyodora mu kwaha, burya aho kugira uyitere parufe, aho kugira utere parufe washyira diyodora mu kwaha. Niko k'ingenzi kurusha parufe. Kubera ko na parufe hari abitera parufe batakarabye ugasanga ukakumva wumva parufe and then ukajya kumva ivanze no kandi kantu. Ariko mu bantu b'iwacu nta muntu utera parufe atose. Ntabwo wabimenya, wenda barahari ntabwo tubizi, wenda dushobora kuba ntabwo twari twumva ariko babaha. Ntabwo wavuga gutyo ngo nta bantu b'iwacu ngo bitera parufe atose barahari.
Nende ntabwo tuzi bana vuga ibyuzi nyine vuga ibyo ukora ibyuzi ibyo ukora nyine nimwe ndi kubabwira kubera ko n'ibintu ntabwo wavuga ngo ntibyakubaye of course natwe byatubayeho tukiva nko muri Afrika kera ntabwo ibya deodora ntabwo twari tubizi bikiri biki so iyo mugeze hano nyine mubisanga mu nzu barabibahereza of course ahubwo icy'ingenzi ukumenya ngo turabikoresha gute like ibi bimaziki ya ubikora ryari ese nyine arona sinzi ko nabivuga gusa deodora ni umuti kurusha so iyo umaze gukaraba ukisiga deodora biba birangiriye wambara n'umwenda umeshe kubera ko ntabwo wakwambara umwenda wajyanye mu kazi ejo ngo nurangiza ngo nuko ukarabye ngo ugashyiramo deodora ngo urongera usubiremo nawe ibyo nabyo byatuma modeli yawe yani uko mbyumva tubwire njyewe iyo mbyibutse no gukaraba nkitera akadeodora nta bindi bituma nka gutya wenda no mu rugo iwanyu hakomeza ntihagire odere cyangwa mu cyumba cyawe ubwacyo sibyo nko mu cyumba njyewe nk'iyo maze kubyuka nyine maze gusasa nkunda guteramo agaparufe tena nkunda mbese uturabyo mu ntuza mu cyumba indabyo ariko zigize zitari nzima zihumuza mu cyumba I like that so urakaraba ukajya ndakaraba nkitera akadeodora indabyo ntabwo nari nadekora mu cyumba cyanjye ngo nshiremo indabyo cyakora ugeze uhasanga amafoto yanjye arahahumuza ariko amafoto yanjye yanyarebye icyumba cyawe ubona gasa neza gushaka so rero habirenze buri muntu wese n'ibyo umuntu akunda si wese ukora iki jewe nabyuka mu gitondo nkiborosa mwebwe ntabwo mbwiza mubivuga sinzi bebe ntabwo tujya twiborosa ubwo wasanga tutajya tuborosa twavuga ko umuntu yiborose muri uzi ko nta n'umwana waborosa ni ukuri nicyo kintu ni ukukivuga kubera ko nta kintu ntashobora gushyira mu kanwa nari naborosa n'amazi ariya umuntu anywaya mu gitondo ntabwo nayanywa nari naborosa nkiborosa ngiza muri mbere yuko njya muri dushe ngakaraba ubundi nkisiga nkanambara imyenda igize n'akadodora n'akisize pafe sometimes nyisiga sometimes ngitsike nkunda uduparufe I know I have one too, but biterwa hari izo mparaye biraterwa okay anyways ibyo mu rugo like nk'imyenda yo ndi burarane ntabwo aba ari imyenda yo nirirwanya sibyo haba hariho imyenda ibigenewe kurarana nk'ibyo ndaramo mbimesa like every week, every 2 weeks nimba natinze sibyo n'icyuma nacyo nuko ntago for example kugira ngo ntuzi icyumba ntikigire ntikibe cyahumeka ukuntu ntago njyanamo nk'ibintu byo kurya ntago njyanamo ibintu nk'ibyo kurya kugira ngo ntibimenekemo ibintu bijyanye nk'ama makeup n'ibiki byose nta mwanda mbese ntuma ugera mu cyumba kubera iyo ugezemo ibintu biragira ni ibintu nk'ibyo bituma like hygiene ni keeping up ku buryo niyo nasohoka nta muntu uri buvuge oh my god Mwiza yarafite akantuza yarafite akantu yageze hano ngiye kumva mwegereye numva akantu kaje akantu k'agakara you know and then ariko ibintu biba bitandukanye kuri buri muntu wese ngiye mbabaza komeza uvuga urangize ndakubazanya like ntabwo ibintu biba bihwanye kuri buri muntu wese like niba uri umuntu ugira icyuya cyinshi sibyo ugira icyuya isige dodora ntago dodora ibigirira mu kwaha gusa nk'abantu bafite nk'amabere manini ya no munsi y'amabere uyishyiramo kugira ngo ntege ubishyira munsi y'amabere ahantu hose hagize hafite icyuya sibyo urahasiga bigatuma icyuya kigatemba ku mubiri
Yeah. Sinjengiri This So, yewe ni ubwa mbere mbyumvishije. Nta mfite nini kurya nasigamo. Abo ntabwo narinzi ko abantu basiga. N'abantu bagize nka burya babyibushye hari igihe umuntu aba afite abagira icyuya kiza. Kiza sibyo? Yeah, and then ugasanga batose mu kwaho. Yeah, ibiri na okay sibyo ku reapplying ntuza dodora yawe. Oh yeah. So okay, applying the first time. I haven't sweating a lot like myself. Ntabwo ngiye ngira icyuya cyinshi. Niyo nakigize abari umubiri ushushe ntabwo ari icyuya cyane. Ba niba uri umuntu ugira icyuya cyinshi ukabura ukumva uri ntuza bikagendana. Hari abantu bajya banuka nyine ari indwara. Kunuka mu kwaho. Babyita ibikihari. Igikara. Nk'uwo rero abakeneye kugendana kadiyodora n'agaparufe anytime yumvishe bitangiye kuza akahita yinyabya muri restroom akaba yagakoresha nka parufe kuyiteratera bamaze kuva ibyuya ahubwo yashyiramo kadiyodora. Yes, yashyiramo kadiyodora gusa. ahubwo njye nashaka kubaza igikara giterwa n'iki? ni ukubera umubiri ko umeze sibyo ahantu haswetinze ahantu hari moisture especially mu kwaha sibyo haragira haba hari n'utunuza twa bacteria to releasing odors, so it's not even like nubwo no kuvuga ngo wenda no kurwara cyangwa ni ntuza ni odor y'umuntu ibihari sibyo. And then hari abavuga like ni na phenomena ziba ziri kuri releasing. Niyo mpamvu abantu batangira kunuka after ugeze mu bukimbi, after puberty niho utangira uri umutini. ni ukubera phenomena ziba ziri ku release umubiri wawe wamaze guhinduka sibyo. Niyo mpamvu usanga abiwanyu bari kuguhatiriza gukaraba, bari kujya uri kujya ubanyuraho utakarabye uwo munsi cyangwa ariko wabyuka ese wajya ukaraba kandi wenda wanakaraba ngo ariko se umwana gutyo bubwize kubera ko niyo mpamvu abantu bahindura bakajya kuri regime yo kuzajya bakaraba bya buri munsi. Nako ntabwo ari bose narabirebaga wenda nko muri Afurika wabaga ugeze nko mu wa gatandatu ugeze mu wa gatandatu ukumva uri wundi uzajya ukaraba buri munsi, ariko twiga hasi atutse twegera mu wa gatandatu wakarabaga nka rimwe ukazongera gukora twese twirirwaga turi kujya gukina wanukirwa utangukirwa ntabwo byakorebaga ntabwo wamenya ntabwo twize tubaye abatineja abahungu bari mu rugero rwacu barakarabaga bakinyuraho ugasanga bose bari kwinyuraho ukisanga nyine ukamenya uri utari kwinyuraho nawe ukisanga uri kumesa kanifomu kakaraba ukanitse ukakarepasa nyine ukumva nyine nawe ushaka gusa neza byageraga ku bantu bageze mu bakaraba uko kwinyuraho ni za body odors ziba zihari. Noneho waba udakarabye ukumva yuko hari akantu kagize katameze neza. Even wowe ubwawe niyo waba ukigiza kubera ukiri muto wawe ukiri umwana, abo muri kumwe mu rugo baba bakubwira ngo tangira ibyo gukaraba utangiye umaze gukura tangira ukarabe noneho bikagenda bikajyana nuko even n'abantu bo muri murungano rumwe nabo bari gutangira gukaraba bya buri munsi noneho bikagendera uko sibyo. Ariko ku bana bari munsi ya puberty ntago body odors abari ikibazo. Yego urakaraba kubera iyo udakarabira nuka ariko ntago bari bio ntago ari ikara kigikara kaba karimo igikara sindwara se ntago ari indwara ni phenomena ziba ziri kubeleza. I think ntago none ko kikagumaho forever nikikuveho no iyo utakarabye niyo wanakaraba urakaraba ukisiga after like 2-3 hours ukiteye nk'akadiyodora cyangwa agaparufe mu kwaha. oya niyo waba wayiteye
oya no after what you have to take care of yourself. Ninka kundi like iminsi yose tuba dufite ntuza itandukanye nka kundi mva hano tumaze kubyina cyangwa tumaze kugira twese kagenda ndi kumva umuriro bwiza kubera wenda na sweated wenda numvisha ndi hot wenda somewhere na sweatinze and then kagera mu rugo gakaraba nyine harabahita baryama nibyo nabyo nyine ukanutsa n'uburiri bwawe ntabwo najya kunutsa uburiri n'amashuka ugasanga yaranutse ntabwo ari wajya nk'ahantu wenda ugiye kuryama ku nshuti yawe ugasanga like amashuka urinjiyemo ucyatira kubise cyabo kaba kumuva mu kazi no mu cyumba ugasanga icyumba mbese kiranuka kubera uwo muntu ukuntu niyo mpamvu ugomba icyakoze shower is very important. Yeah, that's why you shower buri munsi. Niba udashoboye kugera niba ushaka kugira ngo ibintu byose keeping it clean, shower even na nimugoroba na nijoro. Sibyo? Usharinge nijoro icyo gihe biza protecting azoza uburiri bwawe amashuka yawe ntanuke. And then ku bantu bagira n'intuza n'ibiheri bizakurinda kujya breaking out. Kubera akenshi hariho n'aba breaking out kubera intuza kubera pillowcase iyo bamaze iminsi baryamaho iranduye yamaze kwandura noneho bacteria zikajya muri face yawe noneho waba uri umuntu usanzwe umeze nkanjye ufite oily skin ugasanga intuza iragize ariko not to say ko abantu bose bafite ibiheri ari kubera bafite amapillow asa nabi some of the causes y'ibiheri biterwa naho waryamye ukumva that's one and nka gutya nka bya biheri bya hano nabyo akenshi biterwa no kuburiri sibyo another thing you should pay attention to like niba uri umuntu ugira ibiheri wash your face buri ntuza buri joro mbere yo kujya kuryama wash your face and then uhindure pillowcase yawe once a week not twice a week not thrice a week once a week and then don't sleep in your makeup especially wasinzira icyo nicyo kibi cy'abakobwa waryamana makeup ugasinzira sinzira no nta nubwo nabona ibitotsi kuko amaso bari kundya umva abasinzira nabona ibitotsi bitakujenya kandi makeup nicyo kintu kibi cyambere kikwicira rwawe. So wash your face, nimba wishize makeup, wash your face, double cleanse. It doesn't matter if you ukoresha byose, ariko iyo wamaze gukaraba uruhu rwawe rurahumeka. Then ukaryama, nijoro biba bimeze neza. And then after a week, change that pillowcase. Ukumva? Sometimes ufite pillowcase y'amashuka, ugira na pillowcase y'intuza y'ibikuvurete. Yeah, bihindure and by the time wanyebigize, those 2 weeks zirangije, just ufate byose ujya kubimesa. Tukiraho kuri icyo cya makeup like n'abantu bajya gukaraba nko mu maso ugasanga karabye nk'amazi ashyushye nayo ntabwo ari meza ko yakaraba mu maso ku muntu utera makeup. Yeah. Actually, I think it's fine. Yeah, I think it's fine kubera bituma ni amazi ashyushye like atashyushye cyane amazi y'akazuyazi kuyakaraba hamwe n'akantuza n'agasuma. Yeah, it's fine. Yeah. Kiza mu maso. Njya numva ngo ntabwo ari byiza gukaraba amazi ashyushye noneho ngo ku bantu especially abantu batera makeup. Amazi ashyushye ntabwo ari meza ko yakaraba mu face. No, impamvu bavuga ngo amazi ashyushye kubera your face gets puffy and most people want a snatched face. Sibyo? Amazi akonje ntacyo amazi ayo yose I think wakoresha kuri ntuza ntacyo yagutwara. However, do wash your face and then wash intuza makeup brushes and blenders that you'll be using. Wash them. And then uhanagura n'intuza na spilled makeup ubihanagura that way bacteria ntikomeza kugira kwagira and then umubiri wawe bizaba biri rare kubona intuzi breakouts mpamvu ndi kubabwira gutya nk'umuntu bizi that's because nanjye nagiraga ibiheri nanjye nagiraga ibiheri byaragabanyutse nyine ntabwo yarazi yarabwiraga atabizi rero ubu yarabimenye ntabwo ibi ni ibintu byo nagiye niga sibyo iyo when you wash yourself and then intuzi ikajya mu mugongo wawe condition ikajya mu mugongo wawe ntuyiwashinge
you break out ugira icyo bita back acne ukumva yo siko byo bintu najyaga mbibona ko I have scars to show for it. I have scars to show for it. That's all you need to do kugira ngo avoiding ibyo ngibyo and then moisturize your back unahasiga amavuta and then you'll be fine. The same with the arms, exfoliate, and then get uruhu rumeze neza. Amen. ahubwo wavuze ku bya makeup nyine njye nari nkiri gutekereza nka kuriya nyine nkaba ari abantu nyine nk'ufite nk'inshuti ufite oderi nyine itameze neza ukaba ushaka kumubwira ariko udashaka kuba disrespectful kubera ko turabizi ko abantu b'iwacu abantu b'iwacu kenshi na kenshi like umuntu yababwiye ikintu ashobora kubitwara ukuntu ukuntu wenda kutabishaka ukaba ubizi neza ko hari ahantu yatambuka ntibabimubwire bakubwo bakamuseka ukavuga ati I want take this road kugira ngiye mubwire but I don't want sound disrespectful nigute wamubwira sinzi reka ndakubwira hari abantu baba bagukunda sibyo umuntu ugukunda akabona nka gutyo ufite stain ya period arakubwira umuntu ugukunda akabona makeup yawe ya smudging arabikubwira umuntu ugukunda akaba afite aka lip gloss aragutiza ikisiga umuntu ugukunda iyo yumvishe uhumetse nabi uri guhumura nabi aragwirute arabikubwira sibyo njyewe nabwira ku muntu ugize ku muntu wo kubivuga sibyo umubwire and I think the best thing to do wamubwira and then ukaza unamuzaniye ukakamuzana those things are like $5 ntagihenda so uyigure umubwire nurangiza uyimugurire umubwire uri kuyimuhereza nka gift kubera abantu bo tuziranye turabigize sibyo nubona agiye no kubifatamo intuza like ukuntu umubwira umva ntago ndikubwira ntago ari ukujajinga cyangwa ikindi kintu ndikubwira nk'umuntu wabona wiyanduje nkaba naguhereza kotex ngo ngo haragira cyangwa nko gutiza umupira wanjye ibi ntabwo umubwira ati ngo ngiye chance ndikubwiye ibintu bya oderi ntabwo ari ku bakobwa gusa reka no kuba tipe nuko bimeze sibyo so iyo abari n'umutipe abari kumubwira and then ku muntu nawe let's say umuntu arabikubwiye sibyo ntuzasimbukira kuvuga ati ngo ewe ngo ibintu byambwiye ni ibiki sibyo ntuzasimbukira kuvuga utyo uzamubwira ati thank you merci beaucoup merci a lot umushimire kuba ari umuntu abakubereyeho inshuti cyane ababikubwiye abigenzi nyine iyo bigenze nka gutyo hari igihe akurakarira gutyo burya impamvu aba yabikuzaniye si uko aba akwanze ahubwo ni uko wenda aba yarabyumvishe no hirya abantu bari kukuvuga aba ari umwana kuri inshuti ye akaza kuguprotectinga akagira ute akagufasha akagira njya kugira bamvuge bashobora bakanyimpera pe nayiguhaye ikindi gihe wazaza utari kugira ukavuga ati no tena n'ikindi like I understand hariho abantu batuba tudashaka kumviraho ibintu sibyo hariho abantu budashaka kugira niyo yaba ari ikintu cyakubaye ari kibi ukumva ari umuntu udashaka kugira ngo abe yamenye yuko ikintu kingicyo ngicyo cyakubayeho so niba uri uwo muntu ku muntu runaka wumva yuko ibintu byo ugiye kumubwira atabifata neza weho mushakira uwundi shaka umwe mu nshuti ze umuntu waba ari close cyangwa family member nurangiza aba ari ubwiye aba ari umuntu utari kugira uvuga ati ntabwo nari nshaka misunderstanding ariko ndikumva ko ari ikintu cyo akeneye kumenya sibyo impamvu ndikuza kubikubwira ni ukubera ngize ni ukubera ndikubona atari ikintu cyo yakumva ari ngiye biturutseho ngaha kira nayimuguriye wowe ntibimubwira uzabimubwira umubwira ukuntu ibintu byifashe I think nuko nguko ibintu biba bimeze no this is a good conversation
I understand 100% ariko ibintu nk'ibyo ni ibintu biba bikenewe. biba bikenewe of course. bijya bigora. Kandi aba ari ibintu umuntu ahura nabyo mu buzima bwa buri munsi, ntabwo aba ari ikintu kiba like ngo kiba umunsi umwe kirangire. Ni ibintu bizabaho forever. Ni ibintu bizaba bihaje. Arega natwe ntabwo like duturuka muri Afurika natwe byarumvya. Twayimenye twese tugeze hano hari abantu wenda batubwiye yizungo. Rero ubibwiye umuntu aho ujese ntakagira umuntu ubabara cyangwa ngo abitekereze ukundi. Umuntu ubundi akubwiye ati wafashe kano kantu cyangwa se wazaguze kano kantu ko ari keza mu kwawe. Burya inshuti yawe ni ukamuzanira n'ubwa ngo uri no kumuhereza ngo dore ko kasa ngo nujya kugura uzabona aho. Niyo mwereka ako gafoto cyangwa se ukamudrivinga kukagura it's okay. But weho uri kubwirwa ntuzayifate ko ari ikindi kintu agusuzuguye cyangwa se ari kugushyira hanze. Kandi namwe muri kuvuga ntuzagenda ngo umubwire ngo mbese yakujya unuka mu bantu. Wera natwe tukiza. Have respect ugire na boundary like hari genda atana kabuze wenda yanakibagiye no kukisiga. Go talk to him or her ahantu private, you know, umubwira ati bro konde kumva nyine bitameze ukuntu mfite akantu muza mu modoka uragakeneye kumva ntacyo bitwaye koza uragakeneye kubera ko wabyumvise ko ariko ababyumva ntabwo koraho nk'ako kanya ariko ikindi gihe bagarutse bakabikora byitaho. Hariho inzira nyinshi zo wagendera muri kugira ubu kuvuga ibintu nk'ibi. I know it's sensitive but still natwe twabinyuzemo twajya tuza umuntu yavuga ngo African smell especially ku shuri ngo African smell and then focus this smell ku muntu wakajya mu gitondo yakuza iri guturuka ukabona mbese abana benshi bari intimide kumva kubera ibintu byo kushuri abandi bana baba bari kubabwira bigatuma hazana na complex bakagira complex cyane zo kuba bajya hamwe n'abandi bana kubera ko abandi bana bamutambuka akamubwira ati cyangwa ntibaba bakwicara hamwe nawe akavuga ati se why ntibaticara hamwe nawe kumva. Honestly, I'm so happy ko abantu benshi baza basanze nk'abantu batwe b'ikinyarwanda tuba tuzi ibintu nka bino twarabinyuze. Utuntu dutoya twaratekereza. Utu ntabwo ari dutoya. Nyine ntabwo abantu bagitekereza nk'ako kanya ku bantu batunze iwacu. Ntabwo bagitekerezaho kandi ugasanga twebwe muri twe like wenda twe tubizi ugasanga nitwe turi kubwirana ngo you know what kana karanuka aho tutabisanze ngo tumuhereze nyine ibituma atanuka nyine iyo deodora cyangwa se tumubwira ati gutya na gutya hano hari ikintu gifasha umuntu kuba atanuka ikiha cyo mu kwaha. Ugasanga kugira tugende tumusange tumubwire turi kubibwirana twebwe ubwacu nyine tukamuneza. Kandi burya wa wundi abarimo nk'inshuti yanyu azi ko ari inshuti yanyu ariko iyo mugeze hanze mukamuvuga ngo aranuka aho kugira mumubwire ntabwo se umuntu akamugurira mukamuhereza bro. Oya mureke dufashanye man. Tujye dufashanya ahubwo uzi ino video ndi kumara kuyemera ntoza MI ikoze navuze ati nanjye narebye this is a great topic. Kino shaba yari kubatuka bro. Ni great topic ni ibintu byose abantu bagakwiye kugira. Like ni ibintu ako ni ibintu by'ingenzi mu buzima bwacu. Abaza batabizi mureke dufashanye tuzajya tubafashanya hatazagira umuntu ejo bundi agiye nko mu kazi yatangiye akazi bagasanga ntari kuntu ugasanga abantu batangiye kumwitarura umunsi wa mbere arega n'ababyeyi bagira ama complex kumva. So umuntu w'umubyeyi ugasanga abantu bakuru bari kumwitarura agomba kugira nayo complex aha niho ama depression ahera kubera ikibazo kiba giharire ko nakarabye mu gitondo ko nakoze ibintu byose byo nari nsanzwe nkora kandi nkaba nambaye imyenda imeshe nkaba nambaye imyenda imeshe abantu barampungirike
Anyway, thank you so much, Emma, for bringing up this topic. No, it's Yibonye ndavuga it's ati good. umva reka nze mbaze n'abana bakobwa bambwire like nibi what do they do? Sibyo, what do they do? Dutange example. What do they do like iyo bihera n'ukuntu babigenza like baramutse bahuye na mugenzi wabo uri guhumura afite ako kantu k'agahumura. Yeah, wabigenza like wabigenza like ni gute wagenda ukabibwira umuntu akavuga ati uno muntu abimbwiye neza nta bindi byanyubahutse or anything. Kandi ntuzagere nawe uri umuntu uri kuwacenga rero kazagera igihe cy'umuntu aje kukubwira ati umva ngaka kabaza aho kagize kari ngibi nicyo wabikoraho n'ukuri uzabyakirana amaboko yombi umushimire unamugurire. Amen. Anyways, murakoze cyane. Thank you so much for watching. Wow, Please subscribe, comment, share, like, and everything in between. Tell your friend to watch it. Yeah, Tell your friend to watch. Share the link. Be nice. And then we'll see you in the next video. Bye bye. Next week. Thank you. Bye. Bye bye. Bye bye.